DG aba bantu mwazanye ubita baki? Bita abasista banjye cyane cyane. Hari irindi jambo ujya ukunda kubita? Abapampe. Abapampe. Ese kuvuga umuntu mukuru kandi mbona ukirakana? Nuko kubungubu turi kuri Gasaro TV kandi ntago nabasha kuvuga nabi. Kweki muri prep utajya wiga? Prep ndiga uzabaze ndiga iyo ngezeyo mbaza uba wicaye hirya mu bakobwa bagenzi bawe wibeshya. Hanyuma uyu munsi ninde muntu watetse? Rijire kabari wembaza. Ni Brenda. Ni Brenda. Ariko avuze ko ngo yari yabyanze. Yari kuri phone ariko cyane cyane riri abashaka kujya kuri za Instagram, Twitter nyine ibintu nk'ibyo. Iki uyu ngafite inshuti nka 700. Afite agakirike hariya bagendana dore ko bose ari banini. Ndabeshye ni beza ni beza. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze murereye impande n'impande ndetse tunabashimira mu mwese mwakoze subscribe n'atarayikora. Uyu ni wo mwanya mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza. Gasaro TV tukugeza mu mwese muri bitekerezo byanyu byiza muri comment aho murereye hose. Imana bamugisha. Umunsi rero tubafitiye abatumirwa n'abatumirwa, reka mvuge ngo ntagara abashyitsi. Ubushize mwarabantumye mutari bake rwose muri comment aho mwambwiraga ati muzabagarure. Uyu munsi nabagaruye. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Kubera rero ufite mikro watangira noneho wibwira abakurikiye Gasaro TV. Nitwa Mutesi Brenda. Bwa mbere nje kuri Gasaro TV. Kanyishimiye kuba ndi hano nanone. Nawe tugaye ikaze. Nitwa Uwase Lili Sonia, nishimiye kuba ndaha nanone. Namwe tubahaye ikaze. Nitwa Legishon Ngabonziza Prince, ndishimye kuba ndi hano. Umeze gute? Meze neza. None se ufite imyaka ingahe? Reka imyaka 7. 7. Wiga mu kangahe? Nirwa mu wa mbere primaire. Wiga hisi? Wiga hishi? Niga kuri Kigali Christian School. Wow. Ni byiza cyane ndumva n'ubwenge. Hanyuma Brenda, wenda ushize mwakoze ikiganiro comment yarazikurikiranye, wenda nabonye hari nabo wasubije. Kira kiganiro ubona comment wazakiriye gute? Neza, nta kibazo. Abantu benshi nyine bakunze kuntuvugisha kuri n'ukuntu ngo twabasekeje nye ngo ntabwo dusa nk'abantu bafite 14, gusa njye mfite 16. Abandi baravuze ngo usa nk'umushinwa n'uyu. Narebye ntabwo narebye byinshi ariko abantu benshi bashimye ukuntu tuvugisha ukuri, tumeze ukuntu nyine twifata, barabikunze rwose. Hanyuma Lili, hari comment wabonye ikagushimisha? Ibyo byose barazisomye ndabizi. Comment wabonye ikagushimisha kandi ikagutungura niyihe? Nayanunguye zose bavugaga ko nitonda kandi nyine nibyo. Umuntu byose uritonda koko? Yego. Nawe urabizi. Hanyuma reka rigire ku musore rwose bicaye hagati. DJ, hari umuntu mu rugo ukunda cyane hagati ya Brenda na Sonia? Cyane cyane ni mama wanjye. Oya, hagati y'aba babiri Rihwa na Lili. Ni Lili. Okay, ndashaka none umbwire impamvu ukunda Lili kurenza Rihwa. Nuko ko hari igihe buri munsi nkunda umwe, hari n'igihe mpinduranye. Cyane niko nkunda nyine. Uyu munsi wabyutse wakunze ndetse cyane? Umunsi nabyutse nyine umurimo urumva nakunze Lili. Hanyuma ejo wakunze nde? Ejo hashize? Ejo nakunze mama. Neza kuki udakunda Rihwa ukikundira Lili na mama gusa? Ndamukunda nawe. Wavuyeho mama mpita nkunda Rihwa.
ni ukuvuga ngo uwa mbere ukunda ni mama. Kubera iki ukunda mama kurenza aba sister wawe? Kuko mama cyane cyane akunda kunyishimira kubera ibihe mba mfite byiza kandi mba meze neza cyane. Wow, ni ukuri iri byiza cyane. Ujya ukunda mama cyane. Hanyuma Brenda, njyewe ugize akandi kabazo k'amatsiko. Ubushize duherukana rwose mwari mufite imisatsi myinshi cyane koko. None uyu munsi ndabona mufite imisatsi myiza rwose, coiffure nziza cyane inababereye. By the way, byaje kugenda biti? Murakoze. Ariko nyine ku ishuri ntabwo bemera ko tutunga imisatsi, baba bashaka ko dusa twese ku mutwe. Rero natwe turogosha nyine, niyo mpamvu nk'abandi bana bose. abandi bana. Hanyuma Riri, uyu munsi noneho nakunze ukuntu waje wambaye. Nakubwiye ko ari ubwa mbere kuva nakumenya ntarabona wambaye ijipo n'ijipo. Uyu munsi kubera iki wahisemo kwambara gutya? kubera uyu munsi nyine hari izuba ntabwo hakonje kandi mvaga nshaka kuyambara kubera wavuze ngo ntabwo ujya umbona nyambaye, ubwo nyine nahisemo kuyambara. Rigi, hari ikintu Riri ajya akora kikagushimisha kurenza Riho? Ni ikihe? Yego, akunda kunganiriza cyane kandi akunda kumvugisha, akanankorera ibintu byiza nyine ibintu nk'ibyo. Ninde ujya gukubita cyane kurenza undi iyo wakoze amakosa? Wenda yaba ari nka Brenda, urumva ko bose rwose na n'isaha baracyakugarukaho. Urumva Brenda, kubera icyo ukubita umwana koko? Ntago ambwiye Riri. Ako nyine njyewe yakoze amakosa. Abakoze amakosa ntabwo, ariko ntabwo njyewe kugukubita cyane. Ntago aheruka kugukubita? uwo nkosheje nyine ndihana. Urihana? Cyangwa bakamba. Ese kuvuga umuntu mukuru kandi mbona ukiri akana? Nuko ubu ngubu turi kuri Gasaro TV kandi ntabwo nabasha kuvuga nabi. Ubusanzwe uvuga nabi se? Oya. Hanyuma hari ikintu wowe ubwawe uzi ujya ukora mama ahora kubuza? Ni ikihe ikosa uhora ukora mama agahora akubwira ati Rigi ikosa wazariretse? Nayo nibuka. Nayo bibwa amakosa ukunda gukora noneho rimwe ryonyine? Rimwe. Ucukuza cyane cyane televiziyo. Niryo kosa ukunda gukora? None se nihe mpano yindi ufite imwe nawe wiyiziho? Mfite impano yo gushushanya. Yo gushushanya? Imana wese ubu kubera iki uyu munsi koko utazanye amakureri n'urupapuro ngo dushushanyirize akantu gato? Nabasha ariko nyine hari igihe ngira shushanya cyane. Ukunda gushushanya iki rero? Ndagushushanya nyine amafilime ibintu nk'ibyo. Nuhe musobanuzi ukunda kurenza abandi? Nzi ko film ukunda kuzireba cyane. Nkunda Rocky wenda. Urakaze. Brenda, ndabona Rigi aracyari muto, afite 7 years old niba ntibeshye, ariko ndabona ari umwana uzi ubwenge cyane. Ninde muntu yakurikije muri mwese ari we na Riri cyangwa se na mama? Well, mu kuvuga yakurikije njyewe aravuga cyane nkanjye, nta soni agira, ariko ni nk'abaganye nabwo nkanjye nyine. Ariko ndabonye yarakurikije ukuntu njyewe muri make, kubera arashushanya nk'uko nanjye mbikunda, aragira umujinya nkanjye, mbese ni njyewe kabisa. Ni wowe. Hanyuma Riri, njyewe ngeza kandi kabazo k'amatsiko. Mu rugo bose bafite impano. Rigi azi gushushanya kandi na Brenda ubushize yatweretse ibintu ashushanya, ngira ngo urabyibuka, azi gushushanya cyane. Ubutaha mu interview ubutaha Brenda uzambabarira uzanyine bya bikoresho byawe, sibyo? Tugereka abantu talent yawe. Wowe kuki namano nimwe ufite? Sinzi, wasanga nyifite ariko nyine narayimenya ko ibyo nagerageje byose nasanze nta bitavamo. Ariko ufite impano y'ubwenge bwo mu ishuri? Ariko nabwo si cyane. Ufite impano Riri? Afite Jerekanye babwire.
Riri afite impano yo kwifata. Njye sinshobora kwandika mu gitabo kimwe umwaka ugashira. Azi kwandika utuntu twiza, igitabo cy'akadekora, ibyo usoma ukavuga ukumva ntago warambirwa. Kwaba ari utuntu twiza. Nushatse singa ko impano ugira. Ubu abana bose bagutiraga udutabo twawe. Nta yindi mpamvu ariko utuntu bawanditsemo gusa. Ko kuna biba ari byiza wabidekuye amakureri byose ari byiza. Njye nabigerageje byarananiye. urumva se udafite impano. Nibyo. Hanyuma Rigi akira mikoro, reka nta kibazo, reka yigumane. Baza Brenda ibibazo ushaka kumenya kuri we, umubaza ibibazo byose ushaka. Banshaka Akira ngo yemina mikoro rwose wifashe. njyewe ikibazo nshaka kumenya kuri riwa ni ibintu ashobora gukora akantu akakamisha nkaza kukareba. Impamvu nkaguhisha nuko agomba nzi kuri ibi bice cyangwa ukabyica nyine Riri nawe akunda gukora, kera yakundaga gukora amamoderi nyine yo mu bitabo, akandika nyine amamoderi yo kwambara nyine bisanzwe. Noneho hari igihe najyaga mbyibagirwa nkashaka kubireba igitabo kidahari. None ubu ngubu asigaye abinyereka buri kintu cyose. Ni ukubera mbere nyine nabaga nabishyizeho umutima kandi byose wabonaga wahitaga ubyica. Ubu ngubu ndabikwereka rero kubera ko warakuze wamenya kubireba ukabisubizaho wabikuye. Kubera iki rero kera mwabimishaga? nyine kwa kuba uri mutoya utazi kuririra ibintu wari ukiri akana ibintu byose bimenamo isosi n'iki n'igikoma ubwo se ubwo twari kubikwereka ntubice. Ubu ngubu ndi mukuru naribi ntabyo nakica. Rigi aba mu bantu mwazanye ubita baki? Bita abasista banjye cyane cyane. Hari irindi jambo ujya ukunda kubita? Aba nkunda kubita ese Rigi kubera iki ba sisters bawe ukunda kubita abapampe bawe? kwa ku ishuri cyane cyane bakunda kunyita bosi, kandi njyewe ko ntabwo nshobora kubyangira abashuti banjye ko turi inshuti cyane. Hanyuma uyu munsi ndabona ufite rwose bagufungiye shinyo, usa neza rwose, wambaye neza. Ninde wagufungiye ako gashinyo ku mutwe? Ni mama wanjye. Niwe wagufungiye iyo shinyo? Wowe se wirebye wabonye usa gute, wabonye umeze gute? Neza. Ninde wakwambitse si iyo myenda? Ni mama. Ni mama. Hanyuma Brenda njyewe ngize akandi kabazo k'amatsiko. Wenda ubushize hari abantu, impamvu mbivuze ni ukugira ngo nkureho urujijo, bavuze ati aba bana ni abametisi ntabwo ari abashinwa. Brenda mu by'ukuri abo bantu wababwira iki? Uri umumetisi uri umushinwa? Njye nabwira ko ndi umumetisi. Reka mbaze Riri niwe muntu nzivugisha ukuri, uri umuki? Turi abametisi. Mama ni umunyarwanda, papa ni umushinwa. urumva rero nibyo. Wenda aho ngaho nuko bavugaga ati oya rwose, ati uyu nguyu ntego ufite utwiso dutoya nk'abashinwa. Hanyuma ubushize menu kumbwira ati Brenda hari jajya yisaza akanyaka telefone muva mu kiganiro, yarongeye se? Ntabwo yongeye. Wisubiyeho noneho? Yego. Nibyukiraho kare nawe nimugoroba akayikoresha. Nta muriro uba urimo n'ubundi. None se nta muriro uba urimo, nize ngewe nshaka kuyikoresha, nshaka gukora amavideo, kandi urabizi gukora amavideo bitwara umuriro.
none se uburyamye ukuvuga ngo ujya byukira habyuka bwije twanatetse byarangiye urabeshya ubwo zugu urambwira ngo yabyuka gahisanga mu muriro nge sinabandi gukora niba atari ibanga ubyuka asanga iyo ari kuwa gatandatu no ku cyumweru mbyuka saa sita saa munani wese ubyuka asanga he Brenda njyewe iyo ntabyutse saa tatu saa cyenda na saa tatu iyo ntabyutse saa tatu ubwo mba naryamiriye nyine hanyuma uyu munsi ninde muntu watetse rijire kabari we mbaza ni Brenda ariko avuze ko ngo yari yabyanze yari iri kuri fone ariko cyane cyane riri abashaka kujya kuri za Instagram Twitter nyine ibintu nk'ibyo n'ibyo bintu urabizi Instagram na Twitter uzi ku kazi noneho riwawa kuko agakunda gukora amavideos none se Rici njye ngize akandi kabazo k'amatsiko ninde muntu mu rugo ujya ukubyinira ukavuga ati aha ngaho ndemeye niriho yahoho nagubeshye kuko afite impano yo kubyina hanyuma rihwa uyu munsi urabizi isezerano waduhaye ubushize baratubwira ati ningaruka nzababyinira gato uyu munsi ndabona ari n'umunsi rwose wambaye neza cyane you look good ndabeshya uyu munsi wambaye neza rwose none se jyewe muri iyi saha riri wenda hagati y'abantu bose mubana hari umuntu ukunda kurenza undi nuhe muntu uvuga ati uyu muntu iyo nirwanye nawe mba numva nishimye riri ni G oya ndaguki ndagukunda ariko wowe ntango twirirwana cyane rito turi kumwe ku ishuri niyo dutashye tuza tuganira nese turaganira cyane nanjye nkunda mama none surarakaye oya nawe ndagukunda nese ntitujya dukina turi kurwana kandi urabizi ko ntabwo ngiye kurwana ariko tukarwana byandi byawe byabagoko urafushye riri urashaka mvuge ko akunda wowe ari wowe mwirirwana igo njye nkunda riri ukunda riri sibyo nawe se umva atagukunda twese aradukunda ndabizi igo ni ukuri hanyuma riri akira mikoro ubase ibibazo rihwa ushaka nyuma ya cyagera umve ko hari ikintu yahindutseho kweki muri prep utajya wiga prep ndiga uzabaze ndiga iyo ngezeyo mbaza uba wicaye hirya mu bakobwa bagenzi bawe wibeshya ubwa mbere wari wicaye mu bakobwa bagenzi bawe nanjye nicaye mu banjye rero ko dufite abahanga mu ishuri ryacu uza kureba ibyo ndimo ukaza kureba ukwiga mba ndi kwiga ako mba ndi kwiga ntabwo mwiga mu ishuri mwese yiga muri B oya nyine mu gitondo iyo tuje dukora prep noneho uyu nguyu ngo ngiye ngo nta mibare nzi n'ubundi mukambire nibyo nawe banze mubaze okay ngo nanjye kankubaze sibyo wabonye gute ko ntari kwiga si tuba twishanye gute se kandi mba nize ndiga Thursday yesuwe igihe nkora nari ndi kwiga ndi kwandika ntabwo bari kuvugana ba rita yihangane ritari ntabwo wahise ugenda ukajya kwiruka ujya kumushaka wari uri kwiga njye ntabwo nari ndi kwiga yego komanda ngaho nawe mubaze riva njye njye wari umaze ndabizi hari ikintu ushaka kubwira bita ubu ngubu bimubwire rero ni wa mwana ngo wamuvuniye akantu yari yakoze okay Rita sheri wanjye ndagukunda ariko rwose ugabanye kumenyera reka riri oya nyine hari ibintu tuzabivuganaho ku ishuri ariko hasigaye ntazi ukuntu imeze ariko reka mbaze Brenda
ubushize duheruka mu kiganiro mvuga ati umuntu kumusaba imbabazi ariko ndumva kimurakariye na n'ubu byaje kugenda Oya, ejo bundi niba sinzi niba yarankubise he ariko rwose sinzi niba ari ko namubwiye ngo namusabye imbabazi mu interview noneho yaje ari mu ijana noneho yarakuziye none se Riri ndumva ibyo ari byo byose umuntu bita Rita ni wowe inshuti njyewe turi inshuti nyako uyu nguyu afite inshuti nka 700 afite agakirike hariya bagendana dore ko bose ari banini ndabeshye ni beza ni beza ariko rwose bagendana bose ari memutaye noneho Rita ni ibindi ateye arya none se wowe abo mugendana wowe ni ba maneke buri muntu wese agira inshuti ze wese agira inshuti bangana koratena none se kubera iki mutagendana wowe na Riri ahubwo mugira inshuti zimwe wambona nicanye na Riri bakavuga ngo iki kubera ari gitangaza kubera iki kandi Riri ikindi yo nicanye na ejo bundi byarambabaje twe twicaranye uraje ndeba njye ndabona ntazi ukuntu bimeze kuba twicaranye utahaguruka uragenda ntazi kubera icyo utabashaka kwicarana n'undi mwana mba mbishaka ni uko nyine se twaba turi kuvuga iki ko twirirwana muri make uramupinga iyo mugeze school oya ni uko se n'iki yaba agiye kubwira ntazi kubera mwirirwana ntabwo baba bashaka kuvugana bre ndetse nubwo mujye mugendana oya kwishuri ntabwo tugendana no kurya ntabwo dusangira kuri table imwe oya buri wese afite uwabo bicarana nyine hanyuma ndashaka umishusho abana mwigana ubundi bagufata gute njye mbabona uri umuntu mbese abana bo barabazengereje bose mwigana Gasaro TV.